bura bataragukocora ntago umenya ububi bw'abahanuzi cyari umuhanuzi aragukubita ukavuga ati ya uriya nsigaye mbatinya mu bantu ntinya ntabambere buri izi mpapuro rero naricaye ndabitekereza maze kureba ibintu biri muri iki kibuga cy'abakristo no mu nzu y'Imana nsanga ikibazo nyamukuru giharari ishyari nasanze ishyari ari ishyano kuko aregevo byose bitangira turi insoro mu nda zaba mama bikarangira tugiye Rusororo cyangwa se Nyamirambo cyangwa se mu Gatenga nasanze dupfa ubusa nsanga ubutunzi bwumvwa bwihuse n'ababufite aribo bashyigikirwa kandi aribo bantu bamenye n'umubu bakamira ingami y'abunguri aribo bagome nasanze ishyara ari ishyano ubu narumiwe aho imiruho y'indushirwanirwa n'abakomeye maze kubera ishyara ari ishyano bashinjanye ibyaha byabacisha imitwe ubwabo nasanze yo bugambanyi buteye ubwoba nasanze yo upfapfa buruta kujya kunywa inzoga mu kabari ugasinda umunezero w'inzoga aho kujya gusinda ibyaha ubeshya Imana nitegereje mbona ikibi kiruta ibindi intambara zahandi abagabo bahagarara bita ku gatute hahandi bahagarara batubwira ijambo ry'Imana ndetse bagahindura n'amajwi kugira ngo tumenye ko umwuka yamanutse nasanze aho hantu hateye ubwoba nasanze abasenga abandi ngo ntibazahagarare ntibahabashaka babanta ingabire Imana yahaye ingabire ni ibisambo biteye ubwoba udafite bitaba ntibuye gusengera udafite icyo baha baguterera aho ngaho waborera aho ngaho kandi waruse kugiye ugana abantu b'Imana nabonye aho umubyeyi ashyingira umukobwa we ishyari rikavuka ngo atanze uwanjye ngo ariko nawe ntazashyira ku bibero ibyo bihondora biburiza iki kuza ku isi uwo mubyeyi aramutera icy'agahinda ko ari Imana ibigena ishyari n'ishyano abantu bararwanira kuba abagabo banini ntago barwanira kuba abagabo bakomeye reka nanjye ngusuhuza kandi ngushimira dukurikiye ku Isezerano TV n'iby'agaciro gakomeye cyane kubugarutse ku bana natwe umwanya nk'uyu nguyu reka ngushimira aho wabihereye hose inshuti zacu ziri Burundi akababwira ngo turabakunda kandi murabitwereka cyane ko namwe mudukunda niyo mpamvu duhura inyuma ya kamera tubashakira ibiganiro nk'ibi ngibi kuri kamera turi kumwe na Sam hari haciye iminsi Sam hashize iminsi myinshi kabisa amakuru ndaho ndakomeye ndashima Imana bari baragiye gushaka amavuta ko twari twarakubuza narindi mu kazi kenshi niko nahugiyemo buriya amavuta arega no mu rugo wayashaka bikemera si ngombwa ngo ujye ahantu kure ubundi biterwa nawe ubwawe n'inzira yawe n'indoto zawe niyo mpamvu gushatse kuvuga ko abantu bajya mu butayu bayobye ntago bayobye buri wese agira uko yahamagawe n'uko areba ibintu n'uko yumva ibintu ariko ndahamya ko Imana iri mu butayu no mu rugo isengero yakumva rero ntago ari ngombwa kujya mu butayu n'ahandi hose ahantu hose Imana irahari kuko ijambo ratubwira ngo itwegere kuruta uko imyambaro yacu twegereye rero biterwa n'amahitamo y'umuntu none se kuvuga ngo no mu rugo wasenga Imana ikakumva kuki abantu bahitamo kujya mu butayu noneho niba ari ibyo ngibyo ese ubu urumva nta nyungu zirenze izo ko umuntu yasengera mu rugo zaba zihari inyungu abantu bakurikira mu butayu ni imwe nuko bahurira n'abahanuzi benshi ubundi agiye umuntu ushaka kumva ko Imana imuvugaho niki kijyana abantu mu butayu 90% bajya bashaka ko Imana ibavugaho ko umuhanuzi ababwira tumva ko Uwiteka avuganye nanjye ikibazo kirarangiye 90%. Ariko nk'umuntu umaze gukura umuntu wasobanukiwe iby'Imana ashobora gufungura icyumba cye akinjira agapfukama agaseka kandi Imana ikamwumva ubutayu yego ubishoboye wajyayo ubishaka wajyayo ariko n'amavuta mu rugo wayabona pe ubundi biterwa na gahunda umuntu yihaye ndetse nuko yahamagawe ntago ugiye ufata igihe ngo ujye gusengera kuba wajya gusengera nko mu butayu cyangwa mu byumba wowe ibyumba byo nabivuye mu byumba bari banyiciyemo ntago najyayo ariko ubutayu bwo njyayo kabisa njyayo pe no kwa gatanu harana rindi nijoro mvuye mu kazi nabonye ntari buryame ngo byemere mpita nkomereza yo nyine ndagira ndasenga nawe ugiye gushaka abahanuzi se oya njye maze gukura ibintu by'ubuhanuzi Imana buriya yakwisangire vo nawe yagusanga inyura mu buhanuzi nawe yakunyuramo wanarota ubu ntago nshaka abahanuzi rwose reka ariko nanjye nagize mbashaka sinirarire rwose numva ari byo bintu bigezweho ariko buriya bataragukocora ntago umenya ububi bw'abahanuzi cyari umuhanuzi aragukubita ukavuga ati ya buriya nsigaye mbatinya mu bantu ntinya ntabambere buriya naho mu byumba uravuze ngo bari bakwiciyemo byagenze bite ku buryo uhita uhazinuka icyumba rero bamparuriye ko harimo umugore wanjye muri icyo cyumba ndashyuha none narota ko atari we najya kubabwira abantu bakuze bahanuza ati reka ati wavangiye wowe ariko naryama nkabona sibyo kugira ngo Imana inyemeze ko atari byo
nari mfite kampani nkora abanyamerika bita JSI y'ubwubatsi. Boss yarampamagaye ati sama akazi kawe kararangiye itahire. Naraye mbirose ko boss ari bunyirukane. Imana irambwira ngo ntago nashaka ko biriya bintu biba. Ubwo guhera uwo munsi ikintu bita icyumba cy'amasengesho njye Nyarugenge njya no kumwima kuwa mbere narekipeye akumbwira ngo iwawe hari icyumba cy'amasengesho ndaje. Oya nakerere nguyu mubaze yari afite icyumba mu rugo bakambwira ngo nze muri groupe nkabwira nti hoya njye Imana nabwiye ko ntazasubira muri groupe y'amasengesho kubera ko groupe nyinshi nawe niba ubizi ziratangira ariko zisoza nabi kandi zibamo amatiku menshi. Rero njye hari ibintu nagiye mbona nkabona si ngombwa ndetse ndabirenga ndikomereza ndavuga nti nzasenga ku cyumweru njye mu cyumba cy'itorero nsenge ariko ibintu by'amagurupe ahantu hari abantu benshi ibintu nk'ibyo haryoramo n'ibintu bitari byiza n'ubuhanuzi butari bwiza kwitwara umuntu mwikomongo yaravangiwe ugasanga arabyumvishe bibaye induru ndende. Ubundi gusenga birimo iki kibuga kiracuramye kirananyerera. Rero iyo umaze kubibona neza uhitamo umujyo wawe uhitamo inzira imwe ukurikira. Abantu bashobora kumva niba hari umuntu wajyaga yigira mu byumba akavuga ati sama nciye mu cyumba sinzagisubiramo. Buriya abantu ntibagira ishuri rimwe wenda azakigiramo umugisha ariko hari no bazagikubitiramo. Hari n'abampamagaye hano hari umukobwa mudamu wampamagaye yambonye hano mvuga kuri ku mu gihe cyashize mvuga ku bahanuzi basenye ingo arambwira ati Sam mbabara duhura nsengere nanjye urwanjye bararushe. Nabwira byagenze gute ukuntu bamuhanuriye n'umusore bamuhanuriye naho n'umukobwa wakoraga yifitiye amafaranga noneho babona nta kundi bamushyingira umutipe barabihanura kandi umutipe nta mafaranga yari afite banashakanye umukobwa akazi karahagarara gahagaze wa mutipe aramutarigendera. Ubwo rero afite igikomere nabwiye rero nanjye sinakomora ndakomoza iki senga Imana izakomora njye ntacyo nagufasha ariko nyine byapfiraho mu cyumba. Reka twirebere ndabona uri kugendana impapuro ukomeza uzirambura izo mpapuro ziriho ubutumwa ziriho bimeze bite? Izi mpapuro rero naricaye ndabitekereza maze kureba ibintu biri muri iki kibuga cy'abakristo no mu nzu y'Imana nsanga ikibazo nyamukuru gihari ari ishyari. Nasanze ishyari ari ishyano. Ikibazo gihari ni ishyari? Ni ishyari. Ishyari mu buhe buryo gute? Mu buryo bumwe waba ubwiriza waba uri muri korari waba mu Kristo usanzwe haba mu nshuti haba mu bana nasanze ishyari ari ishyano. Uti gute? Nagatekerezo wenda ari kugira ngo ninjire mu kiganiro nyirizina. Yego. Umugabo agiye gusenga Imana aramubwira ati nsaba icyo ushaka umuturanyi wawe ndamukubira kabiri. Umugabo arabireba ati umuturanyi wawe uramukubira kabiri ati ninsabe imodoka ebyiri Imana iramuhenye ninsabe enye iramuha 8 ninsabe etaje iramuha 2 ati reka nkwereka ati Imana nkuramo ijisho ubwo nunkuramo ijisho uramukuramo birabimpumye. Nicyo kibazo cyari kiraho ngaho. Rero nicyo nabonye muri domaine ya gikristo harimo ikibazo cy'ishyari kandi ishyari nuko rimeze pe. Ibaze kugira ngo Imana ikubwira ati nsaba icyo ushaka umuturanyi mukubire kabiri kuko kavuga ati Sam nsaba icyo ushaka Evode mukubire kabiri none nkavuga ati namukubira kabiri arabakize nkavuga nti Imana nkuramo ijisho Evode n'umukuramo 2 biraba birangiye ngiye base nazasigara ndebesha rimwe ngiye nzasigara ndebesha rimwe ariko buriya iterambere rye barizimi. Nicyo kibazo kiriho muri kinyejana cya 21 niba ntibeshye. None se iryo cyari ni ubutumwa uzanye ni ubutumwa buraba pasteri ureba imiryango ibarizwa mu bakristo n'itari mu bakristo mbese uri muntu wese ku ruhare rwe abo umuhanuza bari we wese biramureba wese n'ubutumwa mbese muri muntu wese n'umukristo usanzwe bose. Ubwo rero ufata umwanya ubutumwa bwawe urabwandika? Nafashe umwanya ndabwandika neza rwose pe. Ubwo nyine bose si bazabyumva ariko hari abazabyumva. Abazabyumva rero bakahinduka Imana izabagire neza batazahinduka ubwo nyine heza ni hahandi nta kundi kuko regevo byose bitangira turi insoro mu nda zaba mama bikarangira tugiye Rusororo cyangwa se Nyamirambo cyangwa se mu Gatenga nasanze dupfa ubusa. Ibintu byose bishingiye ku ishyari. Reka tuguhe umwanya ubutumwa bwawe utambutse. Murakoze cyane. Kandi mbanje gusuza abantu bo ku Isezerano TV hashize imyaka myinshi. Yesu abaho umugisha. Amen. Hashize igihe kinini rwose abakunzi b'Isezerano TV badahwema kwereka Evode ko bamukunda Imana ibagirire neza kandi rwose ibagirire neza pe. Reka rero ntangire ishyari n'ishyano. Ishyari n'ishyano ubu narumiwe
nabonye ikintu giteye agahinda ku isi hano munsi y'ijuru, bintera kwibaza. Ibi bintu byatangiriye ubwo abagabo babiri isi yari bari imbere, isa bigisha gusenga. Kubigisha gusenga kwari gutamba ibitambo, bamwe bikemerwa abandi bikangwa, ndavuga Gahini na Beri. Ariko ibyo bintu byatumye umukuru yica murumuna we, maze kubera ishyara ari ishyano rimuhuma amaso ntiyabona, rimuziba n'amatwi ntiyumva, nawe ibyo yarwaniraga birangira atabibonye. Abasomyi babiri babisanga mu Itangiriro ibice 4 guhera ku murongo wa 5 kugera kuri 15. Ishyari n'ishyano ubu narumiwe. Nageze mu bihaye Imana nsanga rurasibana, aho abakomeye barwanira ibyuya by'indushyi. Nasanze umwobo umira utajya uhaga, maze indushyi zigahora muri urwo ruzerero kubera urukundo rwasimbuwe no kwikubira n'inda nini. Nasanze ishyari ari ishyano ubu narumiwe. Ishyari n'ishyano, ishyari n'ishyano ubu narumiwe. Nkikomeza imbere nsanga mu nzu y'abihaye Imana, inzu biti y'Imana, imwe bavuga ngo ni inzu yera, haba alitari, haba intebe nyinshi n'abantu benshi n'abagabo b'amakote meza bambaye imisaraba na karuvati. Aho ngaho nasanze rusibana, hakorerwa ubucuruzi. Bintera kwibaza, mbese iri juru tuvuga tuzarijyamo, mbese Imana tuvugayo barayizi? Byanteye kwibaza. Udafite bamureberaho, nyamara ufite niwe bakira vuba vuba, kubera ko nasanze amafaranga yasimbuye ahari ubumuntu, ahari umuntu hajya urwangano no kutaba imfura, hajya ubugome buteye ubwoba. Ishyari n'ishyano. Nkomeje mu gikari nshaka amataratara ngo nitegereze, maze ndareba nsuka amarira, nibaza iherezo ryabyo ndabibura. Nasanze hari ubutabera, hari akarengane, nsanga ubutunzi bwumvwa bwihuse n'ababufite aribo bashyigikirwa, kandi aribo bantu bamenye umubu bakamira ingamiya bunguri, aribo bagome, aribo bantu batari bakwiriye kuyobora abandi. Ariko kubera ko bafite ibipapuro leta zisiga amarange zigashyiraho n'imibare bikagira agaciro, ibyo bigatuma ubutabera bubura mu bantu b'Imana. Nasanze ishyara ari ishyano ubu narumiwe. Aho naragize nsanga bicika bidacanye, aho imiruho y'indushyi rwanirwa n'abakomeye, maze kubera ishyara ari ishyano bashinjanya ibyaha byabacisha imitwe ubwabo, nyamara bavuga ko bakorera Imana imwe kandi bavuga ko bajya mu ijuru rimwe. Ibyo byanteye kwibaza. Nasanze y'ubugambanyi buteye ubwoba, nasanze y'ubupfapfa buruta kujya kunywa inzoga mu kabari, basi ugasinda umunezero w'inzoga, aho kujya gusinda ibyaha ubeshya Imana kandi uvuga ngo uri umuyobozi kandi ngo urakorera Imana. Nasanze ishyara ari ishyano. Nasanze aho hantu indushyi zivuza ihembe ntagire uzitabara, ndetse bazitabara uko zagiye rusororo ibyazo birangiye. Ariko wa muntu wifite aritsamura akarwara igicurane gusa, bose bagahurirayo kubera ko bari busangeyo icyayi cy'amata, bari busangeyo inyama nziza na ji nziza, akora n'ahantu hakomeye. Umwana wawe uzamufata akaboko ukamujyana mu kazi, akamujyana mu kazi. Nasanze ishyara ari ishyano. Nitegereje mbona ikibi kirutira ibindi. Intambara z'ahandi abagabo bahagarara bita ku gatute, hahandi bahagarara batubwira ijambo ry'Imana, ndetse bagahindura n'amajwi kugira ngo tumenye ko umwuka yamanutse. Nasanze aho hantu hateye ubwoba. Nasanze abasenga abandi ngo ntibazahagarare, ntibahabashaka. Nasanze abasenga abavuga ngo baririmbye ntibazongere kuhahagarara, nabo ubwabo bahagaze badakiranuka, n'imitima yabo n'ibyumba by'imitima yabo bidasukuye. Nasanze ishyara ari ishyano. Nabonye abagabo baharwanira, nabonye abarwanira icyubahiro cyo kwitwa abashumba, kwitwa abapasiteri, kwitwa abakozi b'Imana, nyamara wareba imikorere yabo ugasanga ntibakwiriye, ahubwo bagakwiye kwicara bakigishwa ubumuntu n'ubupfura no kuba inyangamugayo. Nasanze ishyara ari ishyano. Ishyari n'ishyano ubu narumiwe. Yewe nasanze mu bagenzi bavuga ko bajya mu ijuru ishyano riruta irindi kuba ribi, aho abagambanyi, abarozi, abaroha abandi mu nyobo badakwiriye batabasha kujyamo, n'abikoreza abantu imitwaro badakwiye gukoraho, ahubwo bayiroha bagenzi babo kubera ko ishyara ari ishyano. Babaziza iki? Bashobora kubaziza iby'Imana bavuzeho, bakabaziza uko babayeho, bakababaza amahirwe Imana yabahaye. Nyamara muri iyi si buri wese avukana amahirwe Imana yamugeneye, akavukana umugambi Imana yamushyizeho, uko azabaho n'ibyo azabaho, n'uko azabaho n'uko azapfa, byose mu biganza by'uwamuremye. Nasanze byose bitangira turi insoro mu nda za ba mama, bikarangira dupfuye, dupfa ubusa. Bene Kanyarwanda, bene Imana Yesu w'i Nazareti, wa mugabo wadupfiriye ku musaraba, nasanze dupfa ubusa. Uko yabigambiriye niko bizaba, ndetse n'uko yabigennye niko biba. Nasanze ishyara ari ishyano. Mbese mvuga iki ndeka iki? Ingabire Imana yahaye abantu
ngo zifashe abantu abatishoboye, abafite intege nke batabasha guterera iyo misozi, batabasha no kwiriza ubusa. Imana yagiye iha ingabire abantu kugira ngo zirengere abo bantu, ariko nasanze izo ngabire abantu barazigurishije. Byanteye kubona ko ishyari ari ishyano, bintera kwibaza. Ubucuruzi barabukora, ugiye urwaye kwa muganga consultation ni 5 kugira ngo leta ibone imisoro, wenda n'ibitabo ibone imiti bivurisha abantu, naha amafaranga ava. Ariko no mu nzu y'Imana hahandi twita hera, babantu ingabire Imana yahaye ingabire ni ibisambo biteye ubwoba. Udafite bitabo ntiwe gusengera, udafite icyo baha baguterera aho ngaho, waborera aho ngaho, kandi warose kugiye ugana abantu b'Imana. Nagiye mbona ibintu byinshi biteye ubwoba. Muri abo bantu bafite ingabire nabonye abantu banga imiryango yabo. Nabonye aho umubyeyi ashyingira umukobwa we, ishyari rikavuka ngo atanze uwanjye, ngo ariko nawe ntazashyira ku bibero. Ibyo bihondora biburiza iki kuza ku isi? Uwo mubyeyi aramutera iki agahinda? Ko ari Imana ibigena, ko ari Imana ibigena. Ishyari rivahe? Nasanze ishyari ari ishyano, nasanze ubugome busumba abandi. Cyane muri bene Kanyarwanda, abantu twizeye Imana, twakurikiye Yesu Kristo w'i Nazareti, dufite ishyari mu mutima. Iryo ngiryo rizatuma twinjira mu bwami bwo mu ijuru, iryo ngiryo rizatuma nta hantu tujya. Nasanze ishyari ari ishyano. Reka mbabwire ishyari ni ishyano, ubu narumiwe. Kuyavuga siko kuyamara, reka nzigamire n'ejo. Banditse n'abafarisayo muzabona ishyano, kuko mwugarira umuryango w'abakwiye kwinjira ntibinjire, kandi uwo muhinduye aba mubi nk'ubwendwi kubarusha. Kuko mwoza imbehe inyuma, ariko imbere inuka, kandi musiga ibituro byiza irange ry'umweru inyuma, nyamara imbere binuka, ariko muzabona ishyano. Hariho abagabo babiri bashatse gukina n'ibyuya by'indushyi, ndavuga Hofuni na Finehasi bene Eli. Icyo gihe basambanyiriza abagore ku ihema ry'ibonaniro, bakagenda bakabeshya abatambyi ngo data arashaka inyama zitokeje, bagakoramo, bagafata umushito bagashinga mu isafuriya, bagakuramo inyama nziza bakarya. Nyamara amategeko n'amabwiriza y'uru rugendo bari barayibagiwe, bituma Imana ibarwara inzika. Iravuga ngo Eli kudahana abana bawe, era bumupfapfa, araza hana abana be nabi. Ishyari n'ishyano, ubu narumiwe. Abo bagabo bapfiriye umunsi umwe kubera ko Imana itagikina. Ishyari n'ishyano, uzagiye kuramira isanduku y'Imana agira ngo ayirusha amaboko, agwa aho ngaho. Reka mbabwire ishyari n'ishyano, muzabona ishyano rero. Ntago nasoza uyu muvugo ntarashimiye. Hari imfura zanga umugayo, hari intwari zanga kuba ibigwari. Mukomeze tubigireho, mukomeze muba abagabo, mukomeze mubwire abantu ibyururutse imitima, mubabwire ibya Yesu w'i Nazareti. Ntimwite ku nyungu z'amafaranga. Uyu mugabo ni nyiri byose ashatse yabibaha. Yaravuze ngo inka z'ibirarashyamba n'izanjye, indogobe n'izanjye, ifeza n'izahabu n'ibyanjye. Imana yagutunga utiriwe wandavura. Ishyari n'ishyano, abantu bararwanira kuba abagabo banini, ntago barwanira kuba abagabo bakomeye. Umugabo ukomeye yanga umugayo. Umugabo ukomeye abaho akaba inyangamugayo, akaba intwari muri rubanda. Yazanapfa agasiga inkuru imusozi, bakavuga ngo runaka nubwo agiye ariko yari umugabo. Mbese muzasiga nkuru kimusozi. Ndashimira abagabo rero banga ubugwari, ndashimira intwari zangwa kuba ibigwari. Mukomere ku muheto, mukomere mwamamaze Yesu w'i Nazareti, azabagirira neza. Duke mufite munyurwe natwo, mu bagabo bakomeye, aho kuba abagabo banini b'ibigwari gusa, batazagira icyo basigira societe, batazagira icyo babwira abana. Ishyari n'ishyano, ubu narumiwe. Aba bagabo b'amakote rero ntago nabura kubavugaho ngo mbatindeho. Titre ufite cyangwa se urwego urimo mu nzu y'Imana ntabwo bikugira umukiranutsi, ntabwo bikugira uwera cyane, ahubwo muzabona ishyano. Ishyari rero ni ishyano. Nabonye aho umubyeyi apfusha ntibamutabare, nabonye aho umubyeyi yambara ubusa ntibamwambike, nyamara yijugunya kanuna imenu nayitwika. Nabonye aho abasonza batagaburirwa, kandi amakonte y'itoro yuzuye amafaranga. Mbese Yesu aje ayo mafaranga yabamarira iki? Ubu ntago mwarimbuka muziza ayo mafaranga mubitse. Harimo imfubyi zabuze minerivare, harimo abapfakazi, ariko kubera ko ishyari ari ishyano, abanyoboriza kwiga muri Amerika kugira ngo abandi bagumire aho ngaho. Mbese ku ishyari ari ishyano ko ibintu bihinduka. Wagiriye neza n'utazi ko igihe nikigera Imana izakwibuka, ko wabona azakugirira neza, ko iminsi igicuramira ku muntu n'indi igacuramira ku handi. Imana yemye abagabo bakomeye. Uwa mbere ni ubwayo, uwa kabiri ni ijambo ryayo, uwa gatatu ni igihe. Wakamenya igihe, wakamenya ko ishyari ari ishyano, ugatuza ukagora ibyo wagoretse, Imana ikaguha umugisha. Reka nsoze ndabashimira abanyumvishe kandi abatega amatwi Isezerano TV. Imana ibaha umugisha.
niba uri masengeye w'umuntu uwo uri we wese uzumva iki kiganiro, ishyari nirizamuka uzashake ipiki uricukurire, urihere mu mizi, uriteme, urikureho. Numara kuritema ntago rizashibuka, niryanga rikaza uzaryicarire, niryanga uzarigereke ikintu kiremereye ku buryo ritazazamuka. Niba ukize ufite icyo ufite, ibuka abana ba murumuna wawe, abamwene so, ababene nyoko. Wizamuka wenyine, hari igihe abawe iminsi yazabacuramiraho, babana watabaye bakagutabara. Bagabo mwari ababyeyi mutura i Kigali, murabibagirwa ngo n'abanyacyaro. Umubyeyi ukubaka inzu ye ari uko yapfuye, ukajya kugira ngo bataguseka inshuti zawe, uri umupfapfa. Ishyari ni ishyano. Imiryango iraryana, nyamara twese dushyize hamwe tukaba bene Imana nk'uko Bibiliya bivuga, tukagira umutima muzima. Nta mukene wabaye muri twebwe mu itorero, nta mfubyi yabuze muri twebwe mu itorero. Umukobwa ugiye gushyingirwa twajya duze ngo tukamushyingira, umusore utishoboye ntago twamutererana. Ariko kubera ko ishyari ari ishyano, ntimutegereze ijuru. Yewe ugifite ishyari mu mutima, ntutegereze ijuru bakwigisha. Nawe urivuga ufite ishyari mu mutima, ijuru bwira abantu ntuzarikandagiramo. Reka nsoreza kuyavuga siko kuyamara, tuzasubira ubutaha. Ariko ishyari ni ishyano. Ni Mutabazi Samuel wagezagaho ubwo butumwa. Nimugubwe neza muri Imana bane namwe. Sinzi niba hari icyo Evode yambaza, ndamusubiza. Ishyari ni ishyano. Ishyari ni ishyano. Nanjye ndumiwe ngo habonye ubugome ngo buruta iki? Buruta ukuzimu rwose. Niko ngo n'ibigabo binini ngo by'iki? Abantu ngo barashaka ngo kuba banini aho kuba bakomeye. Reka nkasobanura aka kantu. Evo, ubu ushobora kuvuga ngo ngiye mfite umushahara wanjye, nzanyurwa nawo, sibyo? Kandi ibyo mfite nzafasha wenda famiye yanjye. Hakaba undi muntu ushaka kuba munini ngo amenyekane, nkaza nk'Evode n'utwo yari afite, nkaca hariya ruswa nkazimara, nkacara nkakora ibitakorwa, nkagura izo benzi, nkagura izo jet privé, nyamara ndi umuhemu. Abantu barashaka kuba banini cyane aho kuba batoya bakomeye, b'inyangamugayo, b'intwari. Nta ntwari ihemuka, nta n'imfura ihemuka ibikigwari. Ahubwo imfura imenya kubara ibyo ifite ikabikoresha neza. Rero abantu bifuze kuba bato ariko bakomeye aho kuba banini b'ibigwari. Yego. Sawa, urakoze cyane, ubutumwa bwawe burakomeye nyamara. Ntabwo murakoze cyane. Murakoze cyane ku bw'iyi message. Reka nshimire n'abadukurikiye. Yego. Nubwo wavuga guti ishyari ni ishyano, ariko ntibyabuza ko twasengera abantu. Ntago bibuza ko dusengera abantu. Soze usengera abantu. Yego. Yego. Mana turagushimiye kuri umukozi w'umuhanga. Tugushimiye kuri Imana ifite imbaraga. Nabonye ishyari mu bapasteri, mbona ishyari ahantu hose, mbona ishyari mu banyarwanda, mbona ishyari mu bantu, mu baturanyi, mbona ishyari mu miryango. Ariko turasenze mu izina rya Yesu. Uri Imana ifite imbaraga, iki kintu yagikura, uyu muzi yawe urandura, usharira, abantu bakabana amahoro. Bene Kanyarwanda bagatera imbere kandi bakabana neza. Abo mu nzu y'Imana bagahuza. Kuko tuvuga ko dusenga Imana imwe ariko ntago duhuje. Turangana kubera ishyari. Turarwanyana kubera ishyari. Abantu barashaka kuba banini cyane, ntago bashaka kuba abagabo bakomeye bahamya ibyawe ngo banyurwe, irari ryabo rihazwe nawe. Ndakwinginze ngo urengere Abanyarwanda, cyane cyane abo mu nzu y'abizera, ubagirire neza. Kandi umwuka wera ganze, abazumva ubutumwa ndabusengeye, bazahinduke n'imitima yabo izahinduke. Ndagushimiye kubyumvishe, kuko uri umwami w'ababiri mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen.